Amazina yanjye nitwa Gahoza Gisele, mfite ubumuga bwo kutabona, mvuka mu karere ka Rusizi, umurenge wa Gikundamvura. Ubumuga bwo kutabona nkaba ntarabuvukanye, nkaba narabugize 2021 ngeze mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza. Ikintu cyambuza mbere nuko nta bushobozi, wenda no kugira ayo mafaranga y'ishuri, icyo nicyo cyambuza kujya ku ishuri. Ariko ayo mafaranga hari n'ubwo bushobozi, najya kwiga nyine ngakora icyo niyemezaga kera, kuko niyo ntego yanjye nagiraga mu mutwe wanjye. Wampa ubushobozi nkajya kwiga nk'igatagara Rwamagana, wenda intego yanjye nayigeraho nyine mbega. Ubundi navutse nifuza kuba umunyamakuru, nigaga nshyizeho umwete kugira ngo ndebe ibyo nifuza nyine niba nazabigeraho. Ariko nyine biba ngombwa ko ndwara amaso, biba na ngombwa ko mpura n'iki kibazo cyo kugira ubumuga bwo kutabona. Ariko uko nagiye menyera muri ubu bumuga bwanjye, nagiye numva ko ari abafite ubumuga biga, bafite ubumuga bwo kutabona bakaba nk'abanyamakuru, abaganga ndetse n'abandi. Ariko ngiye nyine bitewe n'ubushobozi, bumva intego yanjye n'ubwo ndacyayifite, ariko bitewe n'ubushobozi numvaga nyine nahise numva ncitse intege nyine kuko nta bushobozi. Kuba niga uyu mwuga wo kudoda, icyizere cyariyongereye kuko numvaga umuntu utabona nta kintu ashoboye, ari ukwirirwa yicayeho muri make nuko. Ariko kuba niga uyu mwuga byanyongereye icyizere mu buzima, avuga ati reka nige n'uyu mwuga, wenda n'ejo bundi nawukora nanjye nkiteza imbere nk'abandi.